Haleluya. Ndabashuje kandi mu izina rya Yesu. Ni inshuti yanyu Rukundo Elifazi. Naje kandi kongera kubasuhuza nimaze iminsi nari mbakumbuye. Shimye Imana y'amahoro yuko uyu munsi twagiriwe iteka ryo kongera kubana namwe no kuganira ku buntu bw'Imana yacu. Ndi umukristo nsengera ku itorero rya New Jerusalem Temple. Shumbanye ni Bishop Francis Sendakize. Atewe iteka rero ryo kuba ndi hano, nari maze iminsi ntabaherutse. Ariko uyu munsi twongeye kuganira kandi ngize amahirwe kongera kuba tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro ibahereze umugisha, ndabiyegereje ikaze aho muri. Shobora kuba uri no muri biro yawe nta bintu byinshi ufite, wafata uyu mwanya tukaganira ku ijambo ry'Imana. No kwibukiranya ni ijambo dusanzwe tuzi tuganira rya buri munsi, ariko reka twongeye turiganireho. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Kadusenga Imana. Imana yacu kandi Imana nziza, Imana yo kwizerwa, si umwami wacu Yesu Kristo. Turagushimiye ko ubukesheje amahoro, turagushimiye ko wabanye natwe. Byari byoroshye, umugambi wa Satani byari ukugira ngo yibe, yice, amareho, ariko tugushimira ko waje kugira ngo tubone ubuzima kandi ubugingo bwinshi bwuzuye amahoro. Reka icyo kibi cyawe rero uyu munsi twongeye tuguhaye ikaze nanone, ugendagende muri twebwe, iri jambo rigira ububasha n'ubushobozi mu mitima yacu, ryongere rikangure amarangamutima yacu kugira ngo turusheho kukwizera no gukora ibyo ushaka n'ibyo ukunda. Kubw'imbabazi za Yesu Kristo dusiye twizeye mwami wacu turakoze. Amen. Amen. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Imana ibanezeze. Abajya mu kazi, hari abari mu modoka bakinguye cyangwa se bakurikirana iyi channel, hari abari mu kazi, hari abicaye muri biro, hari abanyeshuri bari ku ma YouTube benshi bakurikirana, hari tuzasuri mu bihugu byo hanze, abari mu Rwanda. Nukuri tubahaye ikaze mugiye mukurikirana ikiganiro kugira ngo dukomeze twumve ubwami bw'Imana bukomeze kubakwa mu mitima yacu. Tugiye kuganira ku magambo y'Imana, maze ni ijambo uyu munsi rivuga ngo urusaku nirutuze kuko Uwiteka Imana ari hamwe natwe. Urusaku nirutuze kuko Imana iri hagati muri twebwe. Urusaku nirutuze kuko ibyo ubona byose bikunanije uyu munsi, Imana yo mu ijuru yo ibifite igisubizo cyabyo. Haleluya. Shimira Imana y'amahoro yuko ntago yaduteranya gusa ngo itureke. Ntago yatuma ufata umwanya wawe nk'uyu hanyuma nguze hagire umuntu ubura kumva yatabarwa n'iri jambo. Rero iri jambo ni jambo tumaze iminsi twiga, ejo bundi twarimo turiganiraho, ariko numva riramfashije cyane, numva nawe mfite impamvu yari kubwira. Haleluya. Imana yacu niyo kwizerwa kandi. Nenda ngo tuganire ijambo riri muri Mariko ibice 4 n'umurongo waho wa 35. Ijambo ryaravuze ngo aturisha inkubi y'umuyaga wo mu nyanja. Iki gihe ni igihe ntabwo ndi bujye mu mateka menshi cyane ko benshi murabizi. Hari igihe bwagorobye umunsi umwe ramuravuze ngo bugorobye Yesu Kristo yikirana n'abarigishwa be bajya mu bwato bagenda nkuko abandi bose bagenda. Tujye tugira ibihe byinshi muri twebwe, tukagira imishinga myinshi nkuko abandi bose bayigira, tukagira ibitekerezo byo kuva twakwagura inzozi zacu nkuko abandi bose bazagura. N'uyu munsi kuba naje n'inzozi nari mfite, ariko ijambo ravuze ngo muri izo nzozi hajya habonekamo imiraba. Haleluya. Nenda ngo nongere nkuzamurire kwizera kwawe, umenye ngo ibi uhagazemo, urwo rusaku warurimo reka rushire. Hari Imana y'amahoro ije ku buzima bwawe kugira ngo irangize urwo rusaku rwari ku buzima bwawe. Yesu nashimwe cyane. Kubera iki? Impamvu nuko mu buzima bwite bwa buri munsi tujya duhura n'urusaku rwinshi. Reka dusome aya magambo tuyifashishe cyane. Ni ijambo riri muri Mariko 4:35. Biravuze ngo kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu mato hamwe. Kadusubiremo. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi harandi mato hamwe nabwo. Harandi mato hamwe nabwo. Bivuze ngo iyo dutegura ibintu habe n'abandi bateguye. Iyo tujya gusenga hari n'abandi bagiye gusenga. Iyo tujya mu kazi habe n'abandi bajya mu kazi. Iyo tujya muri business habe n'abandi bajya muri business. Iyo twateguye imishinga y'ubukwe hari n'abandi bateguye imishinga y'ubukwe. Iyo bateguye imishinga yo kubaka hari n'abandi bateguye imishinga yo kubaka. Bivuze iki? Biravuze ngo mu buzima bwite bwa buri munsi tujya tugendamo habe n'abandi benshi bateguye, habe n'abandi benshi
bateguye indi mishinga ihambaye, ntabwo ari we wenyine utegura. Birambwiye ngo nubwo bamujyanye mu bwato hari n'andi mato. Haleluya. Uko ubona ibihe birimo bikugendera cyangwa se bikugendekera, hari n'abandi ku ruhande rwawe bameze batyo. None nakubwira ngo tuza urusaku wari ufite. Hari Imana ijya ibasha kumanuka ikaba muri bya bihe wari urimo, igatuza ibihe by'urusaku, ikaguhereza umunezero rukeneye. Haleluya. Haleluya. Reka mbasabe ngo mwongere mutuze, Yesu abirimo. Iri ni ijambo Yesu Kristo, birambye ngo Yesu Kristo yararemwe n'abigishwa be, arababwira ngo twambuke harandi mato. Bene data nuko dukirijwe, ariko duhura n'ibindi bintu ku ruhande biturwanya. Hari urusaku mu matwi yacu, twumva twumva turaremerewe, tukumva turananiwe, tukumva turihebye, ariko Yesu abirimo. Ibaze noneho niba basha kumva ibyo ngibyo warize Yesu Kristo mwami n'umukiza. Hari babandi batari bamwemera, babandi batazi uko Yesu yatabara, batazi ko Yesu nawe yabagira neza. None biba bimeze bite mu gihe badafite Yesu? Ibaze icyo kintu. Ibaze ngo bari mu bwato bagendagenda na Yesu, ariko Yesu ngo asinziraho gatoya, umurabo basanga mu bwato, hanyuma batera induru. Ibaze abatari bafite Yesu bateye induru ingana iti, bari bafite ibibazo bingana biti. Ariko ndenda guhumuriza nkubwira ngo urusaku wari ufite nirurangire. Hari umwami w'amahoro ujya ubasha gutuza insaku zari ufite ku buzima bwawe. Hari umwami w'amahoro waturisha urusaku rwawe. Ntago ari wowe wenyine uri mu bihe bikunogoye, ntago ari wowe wenyine ubukode bumereye nabi, ntago ari wowe wenyine abana amashuri yahagaze, ntago ari wowe wenyine uburwayi bumereye nabi, ntago ari wowe wenyine wahuye n'ikibazo cy'ubugumba. Hari Yesu Kristo hejuru y'ubugumba, hari Yesu Kristo hejuru y'ubukode, hari Yesu Kristo hejuru ya minerivare zabuze. Yesu ari hejuru y'ibyo byose. Biravuze ngo hari n'abandi. Ibaza urusaku rwari mu yandi mato hirya no hino. Ibaza abantu basakurizaga hirya no hino. Amato ntabwo rwari bumwe gusa, hari amato n'ayandi yari aho ngaho. Bose ngo batera ikiganiro cyavuga ngo ni urusaku gusa. Ijambo ryavuga ngo turashize. Ariko Yesu Kristo kuko ari aho ngaho, ari uruhande rwawe. Reka kureba abana b'abantu, reka kureba hirya. Hari Yesu uruhande rwawe. Nawe yakaguhetusha umuraba uri ku buzima bwawe. Hari umuraba w'urubyaro rwabuze, hari umuraba w'akazi kabuze, hari umuraba w'ubukode umaranye igihe kinini, hari umusozi, hari umuraba w'umushomeri, ariko hari Yesu ku ruhande rwawe. Uyu munsi byakwemera kandi nkubwire ngo Yesu arabyemeza. Haleluya. Yesu ni mwiza. Yesu ni mwiza. Birambwiye ngo umuraba wari ahantu, ntago wari ahantu hamwe, ntago ari akantu bagenderagamo gusa, ntago ari umurongo bari n'uwo bihaye, ahubwo umuraba wari mu nyanja yose. Kandi hari amato n'ayandi, hari abarobyi benshi baragerageza biranga. Ahari waragerageje byaranze, wagiye mu bapfumu biranga, wagiye mu bakomeye biranga, wagiye kwa bene wanyu biranga, ariko umuraba wari imbere yawe. Hari Imana ije gutuza umuraba. Haleluya. Umuraba wari umaze iminsi wawugendeyemo biranga, nukuri byaranze. Bene wanyu babugufi byaranze, barabitabaje ngo baze barebe biranga. Abandi bagenda babivugamo nk'amagambo, babiteramo inkuru. Wari umuraba. Ariko ndakubwira ngo urusaku nirushire, umwami Yesu kuzaje ku buzima bwawe kugira ngo arangize urusaku. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Reka gutinya ibihe. Hari umwami washyizeho ibihe kandi agendana n'ibihe. Haravuze ngo icyo gihe cyose ntabwo abantu bose bari batuje, bararwanaga ngo bareke bava mu muraba. Ntabwo ubwato bwa Pawulo na ba Yohana bwari bufite umuraba gusa, n'abandi bari ku ruhande bateraga induru. Ariko none dufite Yesu Kristo muri twebwe, ajya abasha gutegekesha umuraba. Ijambo rirambwira ngo barangije ngo bagerageza muri bo, bimaze kwanga ibyo batekerezaga, bimaze kwanga mu miryango, bimaze kwanga mu bakomeye, bimaze kwanga ibyo biringiraga, ngo bibuka ko Yesu ari aho hantu. Yesu ari iruhande rwawe inshuti yanjye. Tuza umuraba rufite Yesu arawutuza. Nta kibazo na kimwe Yesu yajya ananirwa. Ni umwami w'amahoro, ni umwami ushobora byose, abereye hose kugira ngo kugire neza. Haleluya cyane kandi haleluya. Reka nkubwire ngo tuza umutima. Ijambo ryarambwiye mu Bacamanza 15:14 ngo bene wabo na Samusoni ngo baramufasha, baramubwira ngo twebwe ntabwo twakwica, ariko tugutwariye abanzi. Hari umwanzi ugutegereje, hari umwanzi uri imbere yawe, hari umwanzi ushaka kugira nabi, bifusha ko byarangira. Ariko rero ngo ikibazo ufite reka gituze. Yesu Kristo ari uruhande rwawe. Baramubwira ngo reka tugutware. Haleluya. Ngo twebwe ikintu turi bugukorere, turakudadira amaboko, tuguhambire, tugutwarire abanzi. Ariko data ni umwami. Haleluya. Data ni umwami. Aravuga ngo
ibyo bihe bigeze ngo baramufata baramuhambira, bari bazi ko babirangije, bari bazi ko atazongera kubaho. Ngo ariko bakimugeza irehe umurongo wa 14 uranezeza cyane. Haleluya. Haleluya. Ngo bakigenda batungutse irehe, ngo bakigera irehe abafilisitiya bose baraterana, ngo bavuza impundu, baramubonye, ngo batera hejuru, baravuga ngo bahimbaza imana ziwabo, baravuga ngo bazashora mutsinze. Ngo ariko bakibitekereza muri bo, ngo umwuka w'Imana muzaho cyane, urusaku bari bafite, ngo Uwiteka Imana ngo atuma Samusoni asingira. Iyo urusaku rwarangiye urasingira nshuti yanjye. Reka urusaku rurangiye ku buzima bwawe, kugira ngo Imana igusingirize iby'agaciro. Ijambo ryavuze ngo Yesu Kristo ari mu bwato asinziriye, ngo bose byari byabananiye, ngo ariko akangutse umuraba uratuza, inyanja yose iraceceka, ngo bongera kuvuga mu kanwa kabo indirimbo irahinduka. Iyo avuga ngo turashize, ngo bahindura amagambo, baravuga ngo ariko none uyu ni muntu ki? Hari Data wa twese uri mu ijuru, reka Imana tuyongere icyubahiro cyinshi kandi. Haleluya. 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 Reka Imana tuyikomera amashyi n'ukuri. Imana yacu niyo kwiringirwa. Iravuze ngo baramubwira ngo urusaku ruba rwinshi, ngo ageze irehe bamusanganiza urusaku, ngo umwuka w'Imana aramanuka, imigozi yari imudadiye, ngo yose irashirira, imera nk'ubugwegwe bushiririye, ngo imuva ku maboko asingira nkuko mubonye nayo isingiriye hariya hantu, ngo arasingira, ngo asingiriye asingira urwasaya rw'indogobe. Babandi bavuzaga induru, babandi bari bafite urusaku rwinshi mu matwi yabo, ngo rubakubitisha bose uko bakabaye. Imana nibyuka ku buzima bwawe, hari ibintu bizaceceka mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Yesu akangutse ibintu birahinduka. Yesu akangutse ubuzima burahinduka. Yesu akangutse abantu barakira. Yesu akangutse ingumba zibona abana. Yesu akangutse abantu bajya ku mashuri bari. Yesu akangutse abantu babona akazi bakora akazi. Yesu akangutse abantu bava mu bushomeri bajya mu kazi. Yesu akangutse abantu bava mu kode bajya mu mazu yabo. Yesu yakangutse ku buzima bwawe, ntabwo ibintu bijya bisigara uko byari biri. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Amen. Imana y'amahoro yongera ikangutse ku buzima bwawe, ireba urusaku wari umazemo igihe, hari aho wagiye byaranze, wagiye mu bikomeye biranga, bene wanyu bagufi byavuyeho, abo ngabo ntacyo bakumariye, si uko batafite ubushobozi, ariko imbaraga zabo zagize aho zigarukira. Ariko izi Imana, izi Imana ziri hejuru ya byose. Ijambo ryarambwiye nanone, irambwiye ngo umunsi umwe barimo bagendagenda, ngo Yesu Kristo bamenye ko bamuraritse, ngo haza akana, ngo haza umuntu amubwira ngo basanga urusaku ruri ku irembo, bareba ngo akana kawe kapfuye. Abazi n'abazi kwiriza rero nshuti yanjye, abazi kugira ngo bakore ko muri hamwe kandi mutari hamwe, bamwe ngo turakomeje turi mu rugendo rumwe. Ngo Yesu ahageze, ngo asanga bariya baririza, bavuga ngo samuje gushaka iki, ngo mwamuruhije. Ariko ibaza ariko izo mpuwe, mwamuruhije ubusa, akana kamaze gupfa, ngo asanga bikoreye ikiriba, akana kari akanege, nyina no ko yari afite konyine, haba ngo Imana yarakampaye, ahari kazakura kazavamo abandi, nzabona abuzukuru. Ngo arakageze asanga kapfuye, ngo Yesu Kristo akageze asanga byarangiye. Hari igihe byarangiye, ariko ceceka muri urwo rusaku wari urimo, Yesu Kristo nahagera biremera. Haleluya. Ibintu biremera, bizazuka biremera. Ngo Yesu ahageze aravuga ati nimutuze urusaku rwanyu, ariko habaye iki? Ngo abana ko se ngo bakuruhije rwose, rushaka wisubirireyo, ngo ahubwo nyura ahangaha tugiye kurya. Umva ariko nyura ahangaha ibyo batekeye abaje mu rupfu, ariko ntabwo wigeze kwicara kurya ibyo bateye ngo byararangiye. Yesu uruhande rwawe, ahari urusaku Uwiteka Imana ahongera impundu kandi azamure kunesha kwawe, kugira ngo ibendera ry'ubutsinzi bwawe ryongererane ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Hari Imana y'amahoro rero, ntabwo ijya inanirwa. Ibihe urimo, urusaku wari urimo, nirutuze. Yesu ni umwana. Yesu nashimwe cyane. Birambwiye ngo Samusoni, ngo bamusanganije urusaku rwinshi, bari bazi ko byarangiye, bari bazi ko byakomeye, bari bazi ko atazabaho, bari bazi ko ubuzima bwe bwarangiye. Ngo ariko amaso ye ayakura kuri babandi bamuhambiriye, harakorwa abandi bavuze ngo ntabwo bizakunda, babandi ngo ntabwo uzagerayo, babandi ngo ibyo ukora byose bizaba impfabusa, babandi bavuga ngo ntabwo uzakura, babandi bavuga ngo ntabwo uzubaka inzu ngo uyibemo, babandi ngo ntabwo uzabyara ngo babeho,
babibonaga abana bawe baziga ngo Samusoni abikuraho amaso abihanga Uwiteka Imana yo mu ijuru yonyine ngo Mwuka Wera aramuzaho Mwuka Wera arongera amukoresha ibi bitangaza ngo acecekesha abari aho ngaho basubiye n'ayandi magambo ari abari bamuzanye babonye Imana ari abari bamusanganiye babonye Imana. Imana niyo iri ku buzima bwawe urusaku rukarangira abantu bazabona Imana. Tuza, Imana ni inyamahoro, Imana inyembaraga, ntabwo ijya inanirwa, ntabwo yananiwe, iracyakora mu kazi kose. Kamubwire ngo shalom, Imana amahoro ibane natwe kandi itunezeze aho muri hose. Imana ibagire neza. Nimutuze, urusaku mwari murimo Umwami yarurangiza, ibihe mwari murimo Yesu yabigira neza, ubuzima bwawe bugatuza. Imana amahoro ibane namwe, ibashyigikire. Shalom, shalom.